umusite mukobwa mwiza niko erega buriya nakomeje kureba. Excuse me. Umeze ute ko ndeba wijimye mukobwa mwiza nkawe? Niko Waje ryari? nta nubwo amenye igihe nasi. Pepe. Koma wabaye iki se mukobwa mwiza? Biraho ngaho. Nukuri ndabona ufite ikibazo kandi atari ngombwa. Umukobwa mwiza nkawe se agira ibibazo bituma yicara wenyine akamera gutya. Ubwiza ubonye he? Ubwiza ubonye he? Kuri wowe wese. Niko nawe ubaye wongereye ibibazo mu byo nari mfite uje kongera ibindi. Nukuri se? Oya ntabwo byamera gutyo. Yeah. Two? Okay. Fine. Utekereza ko tuzakora ubukwe nka ryari? Uzajya kukambona nkamusiga kubona. Mbitekerezaho buri munsi like ntabwo ndeka kubitekereza nyine kubera ko mba nibaza igihe umunsi uzagera nyine Makuru ni meza. Wambwira ikikugenza vuba se? Numva nta mwanya mfite wo kuvugana n'abantu. Icyo nicyo kingenza rero. Mu muco nize ko utabona umuntu ufite ibibazo ngo umuceho utamubajije. Mu bibazo mfite se urumva kwamfasha iki? Urabona hari icyo ushoboye cyangwa nawe uri ikibazo kigendera? Hari ibibazo burya n'ibisubizo biba bihari. Ahubwo se kuki wumva njye nakuganiriza? Kubera iki sawa gutanganiriza? Turaziranye njye nawe se. Kumenya na se bisabye. Cyumva nakwizera nyine. Cyumva nakwizera. Nuko numva nanjye icyo cyizere nyifite cyuko abantu banyizera. Nyamara wambwira hari igihe naba mfite ikintu cyo kugufasha kabisa. Uruzi ko atari byiza kwihererana ibibazo ariko. So nakwizera. Wabuzwa n'ikizi? Urabona ntari umuntu usa nk'umwizerwa. Wamenya ntabwo tuziranye. Kumenya nabisaba ikizi? Erega inshuti ujye umenya ko zihurira ku nzira. Nyine ni ku nzira ndabyumva ariko se hano nta nubwo turi ku nzira. Ubundi mu bibazo mfite wamfasha mwiki? Mbwira mbimenye. Rega nshobora kukubwira ukanyumvira ubusa ntugire ikintu umfasha. Oya umuntu nkanjye ntabwo yakumvira ubusa. Ntabwo umuntu nkanjye yakumvira ubusa ni mama ya Mungu. Ese inshuti yo mu kabari ubundi. Eko ikintu zishaka. Kubivuga nyine ibyo nifuza then nkakubona nyine buri munsi undi iruhande ariko ntabwo nyine ntabwo ndabona ubushobozi nifuza. Shut up. Niko kuri ariko Ndori buzaboneka sibyo kandi I'm here for you. Uzihangana se? Yeah, of course. When kugeza ryari man, never know ari igihe. Ngiye kubwira ngo kugeza ariko ubushobozi buzaboneka sibyo? I hope. Uzi ko n'imyaka 50 nagutekereza.
Come on, really? Mfasha. Aba se ikintu njya nibaza. Nchi. Mana yanjye. rwose Reka tuzi nkubwire. umubwire. Reka nkwizere ariko ntari. Sha. Navuye kwa muganga. Bampa ibisubizo nyine. Basanga nanduye kanseri. Mfite kanseri. I'm sorry to hear that. Ariko niba ari ibyo ngibyo rwose humura. Humura ntabwo kurwara kanseri ari icyo kintu. Sha nta solution mfite. Nta solution mfite kuko ese wari uzi ko kanseri burya irakira ndabyumva ariko nta solution mfite kuko nta mafaranga mfite ndi broke cyane ariko ubundi gushaka nakubisinze ibipfunsi nabuze epfo na ruguru niyo mpamvu ubona byanshanze sinzi uko nabigenza. wigira ikibazo rero rwose se amafaranga yabura mu bantu bose nubwo bwiza bwawe. Sharakonje. Like, sorry. Okay. Ndabizi ko ntabwo ndi umwana mwiza. Sometimes nyine ndakuremerera. Sometimes nyine urabizi ko nkora ibintu bitari byiza. Kuki? Listen. Nyine kuki unkunda cyane, kuki utandeka. Ntabwo nzi ko mbikwiriye. Ukwiriye byiza sibyo? Nanjye ntabwo mbizi. Ntabwo nzi impamvu. Byanjemo. Yeah. Nisanze gutya mbaye imbata. Bata yande. Yeah. Just know ko nyine ntabwo mbifata for granted. Nizera ko nyine bizakunda ari igihe bizagenda neza nyine tukavuga ubuzima twifuza. Bizakunda kandi icyambere ni ukwizera Imana sibyo? Just don't give up on me, right? Yeah. Ese ubwiza babuze kubusangamo iyo kanseri. Sha winsetsa kanseri yo mbabarira. rwose kanseri nushaka ubu yishyize ku ruhande wikomeza no kwitekerezaho cyane. Tuza ukomeze mu buzima bwawe. Icyo cyo si ikibazo, yego ni ikibazo kuko bayigusanzemo ariko ntabwo ari ibintu byaguhindura ubuzima ngo wumve wihebye. None ninabitekerezaho se urumva byarangira bite? Kubitekerezaho uzi ko ari byo bikongerera ikibazo se. Umva rero nkubwire. Humura rwose kanseri. Ariko uzi ko buriya na nyogokuru yararwaye kanseri. Njya murwaje ndabizi kandi yarakize. Nubwo yashaje ntabwo ariyo yamwishe. Sibyo? Ninkubwira rero ngo wigire ikibazo kuri kanseri. Ariko wa Mungu. Uzibanga ryamufashije gukira. Nuko yabyirengagije akiberaho ubuzima bwe yishimye avuga ati Already ariko kanseri yari ikimurimo. Oya yarakize. None n'abaganga umva umusore urwenya rwigendera mbabarira pe. Tega amatwi nkubwire. Useka ntabwo nari mberutse ariko mbabarira. Oya nukuri nushaka useke. Nushaka useke. Mba nkubwira impamvu ya mbere. Yanatumye n'abaganga bavuga ko ikintu kimwe cyamufashije mu gukira nuko yakiriye agatangira kwishyiramo ibyishimo byo atigeze anishima mbere yuko amenya ko arwaye kanseri. Avuga ati byibuze iminsi nsigaranye reka nyibeho nishimye ndeba abuzukuru banjye dukina duseka. Ngese ko nabo mfite bo kureba. Ngiye ko nabo mfite bo kureba.
barahari ariko nanjye ndahari ndi hano. Rega wibuke ko duhuye ubu ngubu ntabwo njye nawe twari tuziranye. Ariko turamenyanye kandi ubucuti bugiye gukomeza. Hari icyabibuza? Ndumva nta kibazo pe. Ariko se muratuza ahubwo nushaka utangire unamwenyura useke utagira bishyiremo ibineza neza ubyirememo. Uzi ko icyizere ariko gikiza. Nukuri nakize. Ahubwo reka nkubwire igitekerezo kizima cyiza. Sibyo? Mu rugo ko mfite ako kunywa keza kandi gakunogeye. Waretse tukava ku nzira wa mugani cyangwa mu kabari tukagenda tukaganira mu rugo, nakomeza nkagwa n'ibitekerezo bizima rwose bigomba kugufasha kandi ukaba wanakira kanseri. Kuri kwihutira mu rugo se ubwo ntabwo ushaka kumfatirana bitewe n'ibibazo nibereyemo? Oya ni ukuri, urabona koko ngende ushaka kugufatirana ubu kuko Imana yampaye. Reka nkubaze, urumva icyo cyaha nta kibabarira cyo gufatirana umuntu? Nyine reka nkubaze, nta kintu uri bume nyine muri cya kibazo nakubwiye cy'amafaranga yo kwivuza? Exactly, niyo mpamvu tugira ngo tujye ahantu hatuje twisanzuye. Ntangire nshake nanjye ikintu nagufasha ku kibazo cyawe. Twabiganiriyeho se ahubwo tukagenda humura, nyine tukagenda tugiye kunywa gusa ibindi byose bikagira amafaranga. Nyine uramfasha wowe humura, shyira umutima hamwe tuza. Sibyo? Wenda ndashaka ngo aka kanya ndashaka ngo wikuremo ka gahinda kose nakubonanaga. Byarangiye ubwo nakubonye. Okay, reka tugende naribe. Reka tugende. Sawa. Ntabwo kwisha kutari kudusubiza. Ntabwo wumvishe ikibazo twakubajije. Waraye. Mawambone. Ntabwo ari wowe babaza. Shasigaye asuzugura utirenganyije n'ibintu byo kurara hanze. Rero ukundi kumubaza akigira. Kisha waraye. Asobanure. Kisha waraye he? Naho ubundi mateke no kubitindaho cyane yaraye mu basore. Nawe usigaye ujya mu bahungu? Oya. Gira vuba. Sobanura waraye hehe? Umukobwa ugenda amajoro bigeze aha ngaha bite byawe? Arishanye ko ufite urayibagiwe. Umuntu ubwira ukajonjama. Ibintu uzakuramo hariya hantu uba wagiye. Cyakora sinzakurwaza, mama nakurwaza sawa njye ntuzambona. Umva ko ndi umuganga uzayikwiburiza ahandi. Sinzakubona mu bitaro byanjye nguje kwa muganga. Ubwo mpora nkuburira buri gihe wanga kumva. Inzoga, abahungu nta kintu kivamo. Undeba gutyo. Unatashye mu gitondo. Dore ngora n'imyoza pe. So, sis. Hari ahantu ngiye rero. Usigare ku rugo, wite ku rugo nyine umukobwa mukuru. Sibyo? Nase niwe ugiye gusaba serivisi gatoya. Akaye. Wamaye nka 10k. 10k. Okay. Urabona umaze gukura. Niba ushaka 10k. Wanze wongere ufure, kora amasuku, wanagura inkweto. Tunganyije usanga ibintu bimeze neza, then naguha 10k. Si byose byari ngombwa. Sis. Ntabwo ubuzima bworoshye. Ndavunika ndakora cyane buri munsi uko nshoboye, ntabwo amafaranga man byoroshye kuyabona. Tugomba kubimenya, ugomba kuba mukuru, ugomba kuba mature, kubera ko hanze ntabwo ibintu byoroshye. Ntabwo nshaka ko igihe uzasohoka hanze uzagenda ugira ngo amafaranga kuyabona biroroshye, isi izakurya. So bigomba guhera hano rero. Urumva ukuntu wimyoza mukuru wawe? Ni wowe ugejeje aho koko? Ni wowe cyangwa ese ubundi wasobanuye aho waraye? Waraye he? Ni mu bagabo nta handi. Abanyabyaha baba bafite isoni. Ntabyo yasobanura. Wabisobanura se? Nta handi uvuye rwose.
kuko agasuzuguro usigaye ufite ni agasuzuguro k'abararanye n'abagabo nyine. aho ujya niho ukura ku gasuzuguro. Nta soni umuntu arakubaza ukanimyoza mukuru wawe uko ungana uko. Oya ibyo ntabwo ari byo, ntabwo ari byo niba umaze gukura. Umva umuryango urakinguye, inzira ni umuhanda rwose cyane pe, kuko ukomeze tuvune uzace kugenda. Nta soni. Uravuze ngo ngende. Niho uboneyeho kuvuga. Tworosoye wabyuka. Ayo mahirwe se twayakurayo kesha, mbabarira ugende utaza guteza n'akavuyo mama umuteza ibintu ntamenye. Genda rwose genda rwose, urakabije. Niba wakuze ntiwakuze se warakuze byararangiye. Ibyo mushaka ayo mahirwe twakura cyangwa niba ubishaka. ayo mahirwe twakura niba utangiye kujya kwarana n'abagabo ugataha mu gitondo, cyangwa nuko nta mugabo uba muri ureba iyo mvugo ufite. Imvugo ufite ntabwo ari iyawe wowe kesha. Nzi w'ejo bundi umaze kumenya abagabo warabamenye pe. Abuse murabizi ko nararanye n'abagabo. Sawa. Nuko nashaka amafaranga yo gukoresha inzara. Ibyo ntabwo ari ikibazo, just kora ibyo mubwiye, ibindi ndaza kubyitaho nyuma. Muri izo nzara urazikoresha, then what? Yanze neza. Gusa neza biravuna sisi. Urabizi ndagukunda. Ntabwo ari uko nkwanze, ntabwo ari uko mbigucyuriye, ariko ndagira ngo ube responsible w'umukobwa mukuru. Menye yuko ibintu hano hanze bitoroshye. Sibyo? Ntabwo ari uko nkwanze, sisi ko nkukunda. So ubikore, then ninza ndaza kubyitaho. Sibyo? Okay. Sawa? Smile. uko mukuru wawe yagusobanuje tugafatanya tukagusobanurira utadusobanurira. We ahararamba amazi ko ahagenda ntaramubaza ngo yagiye. Noneho ndakubajije niba utavuye mu bahungu waraye. Ndakubajije nka nyoko ukubyara waraye. Nari nagiye ku mushuti wanjye n'ahandi hantu naraye. Asundi sharoza ho warayera cyangwa muhabagare mubaze ko mwararanye. Sheri wanjye mubwiye ko naraye ku mushuti wanjye. Umushuti wawe wowe nakubajije ngo iyo njyewe murumuna wanjye mba ngomba kukureberera. Wowe se njyewe wari wamaze nagiye se basimunaza tujyane dushimyaka ingahe. Ariko ubu urabona iyi mvuga afite ari abana bo hambere barezwe baraye ku mushuti cyangwa mu mapate runaka ya bagenzi babo. Iyi mvugo yawe ntabwo ari yawe wekesha ndebe. Oya usiga utubwiza inani narimo yaba njye yaba mukuru wawe twese ukatubwiza. Sumumbwiye ngo ngende. Ayo mahirwe tworosoye wabyuka. Ubwo nibyo mwashaka. Mama reka genda. Sofi yujya se genda rwose. Icyo utareba ni iki? Ni iki ko tworosoye wabyukaga. Aragiye ndebere rwose nawe. Ibi ni ibintu koko. Ni ibi ngibi murumuna wawe asigaye akora. Aragiye da. Nuzi ubikoze nari nzi ko ari n'undi. Twagiye uretse gatoya mwana. Ikintu cyasigaye. Asubiremo. 3, 2, 1 in action. Yego mukambura ko telefone bavugiyemo. Kandi ni Davis. Wana hano hari kamera. Cut. Ongera. Ndakubita.